dusome kuri Beya haravuga ngo zose bishobokera uwizeye. Zose Mariko ica ca 9:23 Beya zose bishobokera uwizeye. Mbwira mugenzi wawe ngo zose bijya bishobokera ufite kwizera. Byose ubwo niba ari byose harimo na bya bindi wari urimo utekereza ukabona umwaka urarangiye nta Imana irabivuga, ariko kuzana ijambo rivuga ngo byose n'ibyawe birimo n'ibyanjye birimo byose bijya bishobokera umuntu ugira kwizera. Haleluya. Niryo jambo tugiye kuganira umwanya muto. Tugiye kuvuga hejuru yo kwizera kujya kurema. Kwizera kujya kuza ufite ubusa, kutagaragara, kutagira ishusho, wanagusobanurira abantu rimwe na rimwe bakakumva nk'umusazi, ariko ngo zose bijya biremeka ku muntu ufite umutima wizeye. Ndashima Imana ko mbashije kuba muri aya materaniro. Twari tumaze ibyumweru 3 tutari hano, jye na Bishop n'umwana wacu muto. Twari twaragiye muri Amerika kubwo impamvu 3. Ya mbere yari graduation y'umwana wacu w'imfura, yarasoje kaminuza. Iya kabiri ryari ivugabutumwa bari badutumiyemo. Icya gatatu kwari guhura n'inshuti n'abavandimwe Imana yagiye duhuza nabo muri uyu mwaka. Mbwirira uwo muri kumwe kandi ibi bintu bijya birema. Buriya rimwe na rimwe hari icyo tujya dusuzugura, ukarebera ijambo Imana yururukije ukaribarira mu muntu, nuribarira muri jewe n'ukuri ngo bijya bishobokera bizera. Umubwire ngo Imana niba itaraguhaye umuntu muri 2024 2025 tugiye kwinjiramo, Imana igukonekte n'umuntu w'ingenzi. Birashoboka ko ibyo warebaga ukabona tanzira hari hakenewe umuntu umwe gusa kugira ngo isawe, kugira ngo umugisha wawe uwugeremo. Imana yari guhuze n'umuntu. Wokwemera ko iyi Foursquare amatafari yayubatse yose yatanzwe n'umuntu umwe? Wokwemera ko amakaro yatanzwe n'umuntu umwe? Erega gukora kw'Imana ntabwo igikoresha benshi, ntibikiri Imana igikoresha umwe. Ukeneye umuntu umwe w'ingenzi mu buzima bwawe, ukeneye umuntu umwe w'ingenzi mu buzima bwawe, kugira ngo biriya bitemereye Imana ipuze n'umuntu w'ingenzi, kugira ngo nagera mu buzima bwaje direkisi ihinduke. Niba wabyumvishije ni ukuri ukomera Imana amashyi. Abo bantu twarababonye, twaganiriye nabo, kandi ni ukuri batubereye umugisha pe. Uru rugendo nyize kugira abantu. Ibyumweru 2 twamaze twari muri state ya Arizona, niho abana bacu 2 bigira. Bari 3, natwe turi 3, n'abandi bari bavuye mu yandi mastate baje muri graduation. Kugira ngo abo bantu bajane muri hoteli birahenda. Kugira ngo abo bantu bangana gutyo ubona umuryango ubakira ibyumweru 2 ntibishoboka, ariko Imana iduhuza n'umuntu umwe. Bwira mugenzi wawe umuntu umwe atubera umugisha. Dusanga afite inzu izi twita maison de passage, ibyumba 3, irimo amadusha 3, irimo igikoni, irimo byose, irimo ibiryo, irimo buri kimwe cyose. Barongera badufatira n'imodoka. Urumva ko twari abantu benshi. Imodoka twari dufite yari imyanya 5. Badufatira imodoka imeze nk'iya Bishop ya V8, irimo imyanya irenga 7.
icyumweru cyose bayishura buri munsi $100. Bwira mugenzi wawe ukeneye umuntu umwe, ntabwo ukeneye abantu benshi. Ibyawe bikeneye umuntu umwe. Ibyo byumweru 2 twamaze yaduhaye ifunguzo, aratubwira ngo kugeza umunsi muzasubirirayo ariko muzasubiza ifunguzo, nta $1 rumwe dutanze. Haleluya! Zose bishobokera uwizera, zose bijya bishobokera umuntu gusa ufite kwizera. Imana yaduhaye abantu, Imana yaduhaye abantu. Ndayishimye ndikora aka gatuti. Abantu benshi baduhaye intasho zitandukanye, harimo abana bagiye bava hano ba Frank n'abandi benshi barimo ba Bihoza Garajake, ba Fufo, twari mu rusengero rwabo bose n'abana bagiye banyura hano. Baratubwiye ngo tuzabasuhuze nitugera muri Foursquare. Hari abandi babakunda mwebwe mutazi bajya batubona hano ngubu turi mu gitaramo, umuntu akanezerwa akavuga ngo runaka ndamukunda. Bene data, ibyo tujya dukorera hano mu nzu y'Imana hari abandi byubaka, wowe woramuka ukabinegura ukabifata nk'ari imbaraga z'abasore n'abamama bahaze n'ibindi wobyita amazina ushaka, ariko mu buryo bw'umwuka hari abo bijya bifasha indwara zigakira. Turabahamya babyo kuko tujya tubwirwa ubuhamya. Haleluya! Igatuma umuntu wari umaze igihe atabona urubyaro akakira urubyaro. Amashimwe yawe undi akayizereramo akakira igitangaza cye. Ijambo rivugiwe hano umuntu akarihagararamo akakira igisubizo cye. Ibibera muri aya materaniro byose biba bishyigikiwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Rero izo ntasho muzakire kubera kuko nabera babakunda. Intego nyamukuru yari yatujanye ni graduation. Bene data, uriya ushobora kubivuga ukabibona ko ari ikintu cyoroshe, ariko kuri twe ni ikintu kiremereye giteye ubwoba. Abana bacu uwo mukuru twagendeye muri graduation yavuye hano afite imyaka 17, ari muto pe, ya myaka igoye kugira ngo wikureho umwana aje gukurira mu buzima bwo kwigenga wenyine. Undi afite 16, undi afite 11, ko bari batatu ari abana b'abakobwa. Dufite ubuhamya bw'abana benshi bagezeyo ntibakomeza ishuri, ababyeyi batabuze amafaranga kubera ikirere baba bagezemo n'ubundi buzima baba bagezemo bwo kwigenga. Bari bakwiye ku gitsura cy'ababyeyi, bagera hariya bagakora ibitandukanye n'icyarajanye. Twebwe kuba twaragiriwe umugisha, nta mbaraga ntazo, nta mbaraga zacu, nta gitsura cyacu, oya, usibye umuntu bw'iyi Imana ya Isirayeli tujya dusenga ku manywa na nijoro ikatubera amaso aho turi naho tutari, ikibasha kuturindira abana. Ihabwa icyubahiro. Niyo yatumye bakora icyabajanye, bariga barasoza, tujya muri graduation yabo. Icyubahiro kibi cy'Imana. Twari tubakumbuye cyane cyane, je nyari nkumbuye igitaramo pe. Nahariya twabaga mu materaniro menshi, ariko buri iwanyu ni iwanyu. Iwanyu mu rugo ni mu rugo, iwanyu mu rugo niyo harira ibishimbo ujya wumva biryoshe kuruta iby'iwabandi. Iwanyu risanzura, iwanyu nyine wumva umerewe neza kubera ko ni mu rugo. Ariko kuba umushitsi niyo boza bakurisha Marriott cyangwa Serena ujya wumva nyine uri umushitsi. Kuba nyongeye kugaruka mu itorero ryacu ririmo abashumba, ririmo abaririmbyi, ababyeyi, abamama, abana batoya, abantu bangana gutya, muza kugira ngo dukomezanye muri uru rugendo turagera iyo tugomba kugera. Tuziruhutsa tugeze mu ijoro, ariko tukiri mu isi turacyari ku rugamba. Mwebwe mwaje mu materaniro ni ukuri turayakunda, turayakumbura,
twumva dukumbura ibi bihe byiza byo kuba imbere y'Imana, tukumva ijambo, tukumva ubuhamya, tukumva zino ndirimbo, tukumva amasengesho, tugasengerana, tugafatana amaboko, tugashigikirana, unaniwe tukamusubizamo imbaraga. Kuba nongeye kugaruka muri aya materaniro, Imana izumve ko nihagije. Imana ishimwe. Kubera ahantu twari tuvuye, niba ari ikintu cyari kingoye ni ukuba muri aya materaniro. Twageze hano kuwa gatandatu ejo nijoro mu masaa 2:30, kuva saa 2:30 kugeza mu gitondo nabuze ibitotsi pe, kubera ko umutwe wanje wari umaze gufata amasaha iri ubu ngubu nibwo bakibyuka, ndibaza niba atari mu rukerera. Iyo hano turi nijoro bo baba bari ku manywa, twaba turi ku manywa bakaba ari nijoro. Muri hari ijambo nyibazaga rivuga ngo Imana nizi, impanda nivuga ngo bamwe bazaba baryamye ngo umagende ngo ndasigare, ngo bamwe bari guhura ngo umagende ngo ndasigare, ngo abandi ngo bese igende ivuga. None ukibaza ni gute bamwe bazoba baryamye umwakagenda ndabasigare? Ubu niho nabitahuye, iyo turyamye hano hari ahandi baba babyutse, iyo tubyutse hano hari ahandi baba baryamye. Ni ukuvuga wa munsi impanda izavuga izosanga buri wese mu masaha y'iwabo. Abazaba babyutse impanda izavuga isange barabyutse, wenda ari muri shift cyangwa ari mu murima cyangwa ari uzaburyana nuko nguko. Kubera rero ikibazo cy'amasaha nari nzi ko ntari mbashe kujya mu materaniro pe, numvaga naniwe, mfite ibitotsi, sinaryama kuva kuwa gatanu, sinaryama kugeza uyu munsi. Ariko Imana ni data, kubera gukunda bera n'igitaramo, nyumvishe ntobwira umubiri ngo ndananiwe, kuko kunanirwa hari n'igihe uzunanirwa wasinziriye, waryama cyane ukananirwa, niko umubiri umera. Ariko Imana ishoboje kugira ngo mbashe kuza dusangira ijambo ry'Imana, ni ukuri nayo mwonge mu imbere amashyi kuko niyo yakoze. Ikindi twagiye duhura n'akazi kenshi, yavuze ngo yaje mu ivugabutumwa n'umudamu we, numva ndabikunze cyane. Icambu abavugabutumwa muri hano, abashumba, abantu bajya bakora ivugabutumwa, ukajya urikorana n'umudamu wawe cyangwa abana bawe. Ibi bintu ni ingenzi, ibi bintu ni byiza. Kuja mu ivugabutumwa ukajana n'umuryango wawe, mbega byiza. Hari umunsi kwa kabiri twaraye mu gitaramo gisoza kinjira muri Noheli, tukijyamo guhera saa 3 tukivamo saa 8 za nijoro. Twageze aho twari ducumbitse mu masaha 9, saa 11 twagombaga kubyuka tujya muri Canada, tugomba kuba mu materaniro ya saa 3. Iriya kubera ibihe barimo, klima barimo y'ubukonje, bigeza saa 2 za mu gitondo, hakiri nijoro ubwira ngo none nika saa 8 za hano. Nono ya state igwa mu imvura kuva tugezeyo kugeza twavuye, ntabwo ntabonye imvura igwa, kandi ya mvura udashobora kubona umuntu uri hariya ku muhanda. Ayo masaha muri iyo mvura kazutsa David kamubwira ngo zuka tugenda, amasaha arageze. Araho nageze yumva bwiye Imana, ndayibwira ngo Mana, nimba hari ibyifuzo yakubwiye utasubije muri uyu mwaka, ubisubiza kubera iri joro David ari mazuka. Imana ifashe. Nimba hari ikintu kigoye ni ukuzutsa umwana w'imyaka 8 ukamubwira ngo zuka tugende mu ivugabutumwa, kandi kure mugenda amasaha 6 n'indege, state imwe ku yindi, akazuka mu bitotsi byinshi ananiwe. Ariko nkabwira Imana ngo Mana, ibi nabyo nibisengesho, ibi nabyo ubirebe, ibi nabyo hano twazanywe n'ideni ry'umuntu. Iri nivuga butumwa, iba graduation tuba twaramaze icyumweru kiba tukagaruka. Ariko kubera gukora umurimo wawe no gukunda umurimo wawe no gufasha abera, ko turazenguruka ibyumweru 2 bisigaye kubera ivuga butumwa. None iri ribisengesho
Imana ibaha umugisha kuva muri Kenya mukagera hano. Ni ukuri Imana mukorera ibyo mwayibwiye bitarakunda, Imana igenda ibitikinga. Imana yabwiye muri urwo rukerera rugoye rurimo imvura nyinshi, rurimo ubukonje bukomeye, ariko ngakomangira umwana wanjye kakubwira ngo msuka tujya kuvugira Imana. Iyo Mana aba ariyo iza mu buzima bwanyu. Iryo sengesho yayibwiye ni ukuri ibabera igisubizo. Hari igihe tuvuga intwari zo muri Bibiliya tukirengagiza intwari ziri muri twebwe. Nimba hari ikintu kigoye ni uguhaguruka n'umuryango ngo mugiye kuvugira Imana, mutagiye mu rubanza rwa famiye, atari ubukwe cyangwa ikiriyo kikujana, ujanwe n'ubutumwa bwiza. Imana izi bidushoboza, ihabwa icyubahiro ibihe byose. Twasomye ijambo ry'Imana byose bijya bishobokera uwizera. Guhaguruka hano tukerekeza muri Amerika mu gihe cy'amezi make bijya bishobokera uwizera. Kuragira ngo kubona tike z'abantu batatu muri ubu buzima muzi ni ikintu cyoroshye, bijya bishobokera uwizera. Ijambo ry'Imana, ijambo rirarema, ijambo ry'Imana rirarema, ntabyaro n'ubwibeshye, ivuze binarikora, rurema niyozi nage, ntabyaro n'ubwibeshye, ivuze binarikora, rurema niyozi nage, ijambo imbere yawe izina risumba ayandi, inshuti ze zirarema, no mu bihe bibi by'amapfa, rurema niryo zina rye. Mbere yuko twinjira mu buyamazi, bishobokera uwizera. Bigire ikintu birema mu buzima bwawe, bw'umuryango wawe, mu buzima bwawe bwite. Ijambo ry'Imana rirema ikintu gikomeye kizakubera urwibutso mu buzima bwawe bwose. Nta gikomeye imbere yawe izina risumba ayandi, inshuti ze zirarema, no mu bihe bibi by'amapfa, rurema niryo zina rye. Byose bijya bishobokera uwizera. Kwizera ni nk'ibisazi, ni nk'ibisazi neza, kubera ko hari igihe ujya utekerereza umuntu ibikurimo, n'ibyo wifuza, n'ibyo urimo usengera, yakumva neza kubera ko arimo arabyumva kawe, akabirebera mu mbaraga ze nk'umwana w'umuntu, ntabirebere mu mbaraga z'Imana ishobora byose. Igivuga bikaba yategeka bikarushaho gukomera, yabyumva akavuga ngo ni ukuri birashoboka ko runaka afite ukuntu yahungabanye, afite amastresi, pressure n'ibindi n'ibindi. Abonye umuntu umukanseringa ibintu yambwiye, birashoboka ko arwaye trauma.
kwizera kujya kugusingiriza ibyo umuryango utoguha, amasura atoguha, ababyeyi batoguha, inshuti zitoguha, abavandimwe batoguha, abasumba batoguha. Kwizera kujya kurema ibitaremeka bikagira ishusho umuntu wese akabibona kandi akabikoraho kubera kwizera. Yesu amuzaniye umurwayi wari umaze igihe kirekire arwaye. Isoma Bibiliya iki gice usanga yabashije umubyeyi waramubwira ngo ese uyu mwana wawe amaze igihe kingana iki arwaye? Aramubwira ngo kuva avutse yavutse arwaye. Yavutse abadayimoni baramwinjira baramutera bamuteza indwara y'icyago y'igicure. Buri gihe iyo bamufashe yitura hasi agatura ufuze akabura ubwenge n'ubwo buzima mutunzemo. None databuja nyiri ijambo wowe ushobora byose utajya unanirwa muzanye imbere yawe. Abigishwa bananiwe ariko muzanye imbere y'Imana ishobora byose. Yagiye kumubwira, aramubwira ngo nimba bishoboka umukirizo w'Imana. Abadayimoni baramurembeje. Yesu aramubwira ngo uvuze ngo nimba bishoboka, nimba bisohoka uzubwiye. Yego wabwiye abigishwa barananirwa, n'abigishwa wabwiye abantu barananirwa, wabwiye imiryango irananirwa, wabwiye inshuti zirananirwa, abaganga bananiwe, ariko hari utajya unanirwa. Icyampa uyu mugoroba ukamenya uwo waje kubwira. Ntaba ari umushumba, ntaba ari inze, ntaba ari umuhanuzi, ntabe ube waze hano kugira ngo ubwire Data wa twese ushobora byose. Byose bijya bishobokera uwizera. Kubera ko ise w'uyu mwana yari yagerageze mu mbaraga ze zose n'abashoboka bose kugira ngo bamubere igisubizo umwana wagira ubuzima. Niba hari indwara mbi kandi ikojeje isoni ni igicure. Igicure kigufata wicaye mu bantu ugatangira kwigaragura hasi, wambaye neza, usa neza, warize, ariko ni kibi. Aramubwira ngo iyo kimufasha arigaragura, ata ubwenge, kiyikontorora, kandi ubuzima burandambiye. Icyampa aya masaha asigaye, iyi minsi isigaye, iyi minota isigaye, kugira ngo tuve muri uyu mwaka w'ibyagiye bitunaniza, biturusha, bitugoye, ukabwira Imana ishobora byose ngo ni ukuri byose bijya bigushobokera iyo twakwizeye. Apana iyo yatwizeye. Ni jewe, hari uruhare rwanje runini. Urw'Imana ni ruto kugira ngo isubize ibyo nayibwiye. Wari uzi ko imbogamizi ya mbere yo kugira ngo Imana igire icyo ikora mu buzima bwawe ari jewe cyangwa ari wowe? Yaramubwiye ngo uravuze ngo nimba bisohoye. Yarebeye mu shusho z'abandi bose bagerageje. Imana Data Yesu ntakijya kimunanira, ntacyo. Ni uburwayi arabushoboye, ni ubukene niwe muterankunga wa mbere ushobora kugera mu buzima bw'ibyawe. Ibyasaga nkaho bidafite ishusho, ibyasaga nkaho abantu bakubona bakifata ku matama, umugoroba umwe ukaba umuntu utanga akazi. Uwo niwe ujya ubikora, niwe ujya ugera mu buzima bwacu bwihebye, turi kure n'Imana, turimo kwibaza ngo se Mana tuzatabarwa bigenze gute? Ariko iyo tumwize
kwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Dushobora kubwira Kimironko ngo Kimironko va Kimironko wimukire Australia bigakunda, ariko kubera ko nta kwizera tujya tubivugisha amarangamutima, hanyuma intekerezo zikakubwira ngo ibyo uvuze ntibishoboka, ntibijya bishoboka nyine. Kwizera ni ibisazi. Kwizera ni ugukuramo imitekerereze yacu y'ubwenge bwacu asigaye tugasa nk'aho ariko turi gutekereza, tukareka Imana igatekerereza muri twe. Kwizera ni ugukuramo gushidikanya. Wamara gukuramo gushidikanya ukareka Imana yonyine wizeye, akaba ari iguha igisubizo. Kandi igisubizo cy'Imana gishobora kunyura aho utatekerezaga, kandi cyane cyane rimwe na rimwe niko ibigenza. Ushobora gutekereza gutabarwa mu bavandimwe, Imana igakoresha abanyamahanga tutanaziranye. Niyo mpamvu mureke twizere Imana, tureke kwizera abantu, kuko Imana niyo izi umuntu w'ingenzi nyawe mu buzima bwawe, ishobora kunkonekita nawe icyifuzo ufite yacyumva akagiha agaciro. Uzi ko hari ushobora kubibwira akavuga ngo urahaze, wowe urambwira iyo mishinga njye ntaranayitekereza, uzi ko uri umurengwe, ariko hari undi ubibwira akakubwira ngo reka mufashe kugira ngo icyo kibazo kibonerwe igisubizo. Byose bijya bishobokera uwizera. Yesu umunsi umwe bamutumye mu muryango wagize ikibazo gikomeye, barwaje umwana arembye agiye gupfa. Baramubwira ngo databuja, umwana wanjye ararwaye ararembye, hakenewe ijambo ryawe kugira ngo ubuzima bw'uyu mwana twongere tububone, yongere abe muzima. Yesu afata inzira aja gutabara kwa Yairo. Ageze mu nzira abantu baramubwira ngo ariko ko bakurusha, ko tubizi neza ko agakobwa ke karembye ndetse karangije no gupfa, ko barakuruhiriza iki? Icyampa Imana ikagukonekita n'abantu bagendera muri birashoboka, apana ntibishoboka. Kuko rimwe na rimwe iyo tugendana n'abantu babona ntibishoboka bijya birangira dutsindiwe aho twagatsindiye. Bamuca integere kandi ari Yesu, baravuga ngo nushaka ubireke byarangiye. Icyo nkundira Yesu, ijambo rye, ijambo ry'Imana ntagikomeye. N'indwara yokomeye imbere ya Yesu, n'indwara yarabashije kuzura uwari umaze iminsi nimwumva, ari umaze akanya ahwereye, n'uwo bashizeho beto iminsi ine, bashizeho beto byarangiye ikiriyo basibutse, ari ukuzura, ubona kuzura umaze amasaha yahwereye, niyo hakeneye imbaraga. Erega impamvu Imana itajya idukorera, tuza tuyishyira mu mitekerereze yacu, tukayipimira mu bwenge bwacu, kandi ni ukuri ubwenge bwacu ni buto cyane kugira ngo dusingire imikorere y'Imana n'imbaraga z'Imana. Imana igifata ifi zibiri n'imigati igahaza abantu ibihumbi bigasigara, ariko imikorere y'Imana icyampa ukabaho mu kwizera Imana, icyampa kwizera kwawe kukazamuka, icyampa ukongera ugatera imitambwe yo kwizera, gusenga warasenze, kwiyiriza wariyirije, amaturo warayatanze, ibitaramo warabitaramo, ariko hashobora kuba habura kwizera kugira ngo
ngo usingire icyo wari ukeneye. Ariko agenda ngo agezeyo ngo abantu baramuseka cyane, yasanze barimo kurira, zarangiye bategereje gushimura. Ahageze niko kumugandeza, ubu bakuruhirije iki ko byarangiye, barimo baramuhamagarira iki? Uzi ko hari igihe ujya ugira ikiremereye umutima, wakibwira mwene so kugira ngo agufashe akuzamure mu kwizera, ahubwo akaguca intege akakubwira ngo ni ukuri n'Imana urayigoye ntiyobishobora. Mubwire ibiremereye umutima ugomba kumwongorera, Yesu arabyumva. Mubwire byabanga byo mu mutima, ubimubwire umwizere, Yesu arabyumva. Haleluya! Bibwire Yesu, bizanire Yesu, bishyire mu biganza bya Yesu, byohereze kwa Yesu. Reka kubibwira abantu ni ukuri, ni abantu ukanabateye imfana. Ni abantu bafite ibyo bashoboye, bafite n'ibyo badashoboye. Yesu agenda yajanye n'abagabo 3, kandi yari afite abigishwa 12 yagombaga kujana nabo bose. Ariko icyatumye ahitamo bariya bagabo 3 nuko bari bafite kwizera, batagombaga kumuca intege mu gikorwa agiye gukora muri uriya muryango. Areba ba Petero bagira kwizera, ahagurukana nabo arababwira ngo tugende tuje mu kazi. Icyamba ukajya ugendana na ba Petero bagusubizamo imbaraga muri uru rugendo kuruta uko bagusubiza inyuma. Muzaho dutangizanye urugendo byagera imbere, aho kugira ngo dukomezanye, ahubwo bakajya barwanya babidukura. Yesu yarahageze, hita ku byo bavuga, hita ku buri amagambo barimo bongorerana, aratambuka ngo yinjirana n'ababyeyi b'uwo mwana, papa na mama n'abigishwa 3 yazanye nabo. Ahageze kubera ko niwe nyiri buzima. Ese ubundi umuntu yofata umukungugu ukawuremamo umuntu akaba umuntu, ugahumeka ukananirwa ufata umuntu warabye ngonge gusubiza ubuzima muri wa mubiri we. Nuko imitekerereze yacu tagibasha gusingira imbaraga z'Imana zose bijya bishobokera uwizera. Yesu yarahageze avuga ijambo rimwe, yavuze menshi. Yaravuze ngo Gakobwa zuka, zuka urasinziye, zuka. Umwana arazuka, amasubiza ari muzima. Bijya bishobokera gusa umuntu ugira kwizera, bijya bikorana gusa n'umuntu ugira kwizera. Kibijya bikora igihe umuntu kwizera kwamanutse. Iyo wamanuye kwizera, Imana ntigikora kandi ifite imbaraga zo gukora. Wari uzi ko Imana ingana n'uko uyifata muri wowe? Imana iyo ifata nk'inyanjegeke ikubera inyanjegeke ubuzima bwawe bwose. Imana iyo ifata nk'Imana ishobora byose mu buzima bwawe bwose, igenda iba ishobora byose, ishobora byose, ishobora byose, kubera ko niko uyifashe muri wowe. Erega byonyine mbashije kwizera ko iyo ndyamye n'iyo mzutse ntabigiramo uruhare, nyonamenya ko no kubaho kwanje, kurya no kwambara, kubaka urugo no kwigisha abana, gutwara imodoka n'ibindi tujya dutindaho cyane, nyomenya ko bibaye biri mu bushake bw'Imana, ni ukuri nyobigeraho ngifite izi mbaraga n'umwuka. Ariko rimwe na rimwe ibyo bito nyine nibyo bijya bituma mu maso y'Imana hatwihisha, tukaba ngo ni ukuri ngo kuba utarampa inzu ngo nta Mana, kuba itaraguha inzu iguhaye umwuka w'abazima ukaba ugezeze muri 2025, abandi barapfuye. Muzi abadamu beza bagiye, muzi abagabo beza bagiye,
kugeza aya magingo ntazo. Icyo ni igishoro. Kare Bishop yazatubwira ukuntu imitekerereze aricyo gishoro dukeneye. Tudakeneye amafaranga, dukeneye ibitekerezo byiza kugira tubashe kugera ku byo dukeneye. Wabashije guha imitekerereze yawe gukomera kw'Imana n'imbaraga z'Imana mu buzima bwawe, ntaho utagera, ntabyo utageraho. N'icyo utabona none womenya neza mu mugambi w'ijuru kibona kugikeneye muri uwo mwanya. Zose zabishobokera wizera, zose bijya bikorana n'umutima wizera gusa. Bibiri na 18 twagiye muri Amerika abana twese umuryango tutashoboka. Tujyayo haragiye mu bukwe, tugezeyo abana bacu 3 baratubwira ngo aha hantu twahakunze dushaka kuhigira. Papa arababwira ngo aha hantu muvuga muzi uko bajya bishura amashuri yaho, abana n'abana beza. Ariko niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo twogira imitima imeze nk'iy'abana bato twoja mu ijuru, kuko umwana muto atekereza neza. Iwe ntajya atekereza amafaranga azova, ntaza atekereza inzira bizonyuramo. We nyiri bimujemo yumva ko ari kuri, kandi agahita yizera papa ko ni umunyembaraga, ni umuherwe, azabibona. Uko ni ko Imana ibishaka kugira ngo tuyizere. Ariko niba abana banje 3 bashobora kutwizera bakavuga ngo tuziga hano kandi bigakunda, ubuse pagaze hano ntari umuhamya wabyo. Imana data, kubera ko tutayizera baratubwira ngo ni ukuri tuzahiga. Barababwira ngo ikimenyetso saba Imana kugira ngo inyemeze ko muzahiga. Tugiye gushaka ishuri, nitubibona bakabakoresha interview mukayitsinda, ubwo nzahita menya kuko Imana ishaka ko muhigira. Dusaba ishuri, arayibona, babakoresha interview, barayitsinda. Twavuyeyo babemereye icyo bajya bita I-20, kujyana kuri ambasade kugira ngo ukorere visa, kandi kuri konti nta mafaranga yari ahari. Ubwo twari dufite imodoka 2, nibwo mperuka imodoka yari ifite yanje Bishop akagiriye. Ndamubwira ngo tugurishe imodoka tugende dutahuka bw'umuvandimwe. Imodoka twari twayigurishije dutahuka, nta mafaranga ari kuri konti ntake. Ubwo hari mu kwezi kwa 6 nimba ntibeshe turaza, tugeze hano dusaba appointment, barayiduha. Abana baje gukora, bakoze amaviza bose barayaba ko ari 3. Minerval irihe ntawe. Kwizera kujya kurema ibidahari bikagira ishusho, ukabibona, ukabihagararamo, ukabitangira ubuhamya, ukabivuga. Ega kwizera niko kwatumye Aburahamu ava kwa Setera agenda atazi yagiye. Kwizera ni ibisazi, ariko biza bibyara ikintu gishitse kigaragaza imbaraga z'Imana. Arayibonye ishuri, baratubwira mu kwa 8 bagomba gutangira. Bene data, nshuti zanje, bavandimwe, ibyo twizeye Imana ijya ibiduha. Ibyo twizeye nyabyo Imana ijya umuterankunga w'imyizerere yacu. Ibyo twizeye abana turabohereza baragenda baja kwiga. Ubwo byari bikicoroshe bari segonderi,
kandi nabwo ndumve ngo ni secondaire ubwire ngo biroroshe. Utekereze umwana ugiye kwiga muri Amerika atarigeze yiga na Green Hills, kandi muzi ko ari ishuri rihenda, rishobora kuba rihenda hano mu Rwanda, udafite ubushobozi bwo kumujana kuhiga, udafite ubushobozi bwo kumujyana za madameri n'izindi nyinshi zihenze zisumbuye, bari ku ma privé aciriritse, kandi nabwo rimwe na rimwe kubishurira ari ikibazo, ariko byose bijya bishobokera ufite kwizera. Ntabwo bijya bishoboka kubera ko ku makonte yacu hari amafaranga twateganyiriza abana bacu ko bazigira hakomeye. Oya, ahubwo bijya bishobokera ufite kwizera, akarema akatura, nziga, nzashaka, nzobyara, nzokora ubukwe bwiza, nzobona umugabo ukishijwe, biva mu byo turema. Icyampa ukagira ibyo urema, ntukajya utegereza ngo bishop azogira ibyo akuremera ku itariki ya mbere dusoza umwaka. Oya, ujya wandika ibyo ushaka ko Imana igukorera. Umushumba nahagarara hano ufate agenda yawe uvuge ngo Mana, biriya arimo avuga biremere muri ibi ngibi nakubwiye, ibi nakwandikiye wowe ko ntabisoma ariko wowe urabisoma, hamwe n'amagambo arimo avuga n'amavuta wamushizeho no kuba ari umubyeyi waje, biremekere muri ibi nyanditse, bijya bishobokera uwizera. Tugiye segonderi twayishuraga amafaranga menshi pe, ibibanza twari dufite turagurisha umwaka wa mbere. Arongera bishop rero aho bigeze tuja gusoza segonderi n'inzu tubamo twarayigurishije, none reka mubwire ducuruze, kandi ubucuruzi tugiye gucuruza ni ukuri tuzunguka. Ducuruze iki? Amasengesho. Tugende dusenge, utitaye ngo uri umunyacubahiro, utitaye ngo ufite akazi kenshi, utitaye ngo oya, ugende ujye usenga, kandi intego nyamukuru y'amasengesho yawe tujye tubwira Imana ngo Mana, umuterankunga w'ubuzima bw'umuryango wacu, umuterankunga w'itorero waduhamagaye gukoreramo. Yanyibuka hari umwaka umwe umwuka yigeze kumfishurira, arambwira ngo wowe ushoboye kwishurira abana bawe muri Amerika, ariko ushoboye kwishurira abana b'Abanyarwanda bari muri primaire bajya bishura, icyo gihe bishuraga 3,000, urabishoboye. Njya ku kigo kimwe, ngeze ndababwira ngo ndashaka abana uyu mubare nyishurira umwaka wose, ndagenda ndabishurira. Hagaze hano bene data mbabwira ngo kwizera kujya kurema. Imyaka 2 ya segonderi bayize bitworoheye cyane, baza ngo byari byoroshe gute? Uzi ko uhura n'umuntu akakubaza ngo ufite abana bangahe? 7. Mwagira umugisha, abana 7 muri iki kinyejana, bibyara abana 7 biga mu yahe mashuri, biga hehe muri Amerika? Nka konte yawe uguhesha umugisha akagukubita $3,000 z'amadolari. Bijya bishobokera bizera. Ibi ko ndabivuga kugira ngo simbivuga kugira ngo mbirate, ko ndabivuga kugira ngo kureme kubwire ngo niba hari icyo wabwiye Imana ukabona Imana ntakirabikora, onge wizere, onge wigarurire kwizera. Bijya bishobokera umuntu ufite umutima wizeye. Undi hari ibintu bitatu bijya bikora, hari ugusenga, hari ukwizera, hari no kwiyiriza. Ibyo bintu ari bitatu nubona urabishoboye muri ubu buzima bwa Gikristo, ikibazo cyawe icyo ari cyo cyose ugishyizemo amasengesho, ukizanyemo kwizera, uriyiriza, ndi hano no umuhamya wabyo, nta kizokunanira. Imana twizeye ikibikora.
segonderi kabiri nangiye tugiye kaminuza rero. Kaminuza yari igoye. Umwana wacu mu gitondo Bishop yabivuze, ikigo yigiyeho kiri muri Arizona, kiri mu bigo bya mbere ku isi, apana muri Amerika, bya mbere ku isi, kandi cyane Kristo, kandi gikomeye, kandi gihenda. Ishuri 60,000 birenga by'amadolari ku mwaka. Wambwira ngo ayo mafaranga wayakura he uri umukozi ukora muri Afurika? Ariko bijya bishobokera wizera. Iyo ufite kwizera kujya kurema, kujya kuzana amafaranga, kujya kuduha urubyaro, kujya kuduha abagabo, kujya kuduha abagore, kujya kudukomeza mu mihamagaro, kwizera icyamba uyu mugoroba kongera kwizera kuza kukugaburira utagira umushahara, kwizera kukakwambika nta kazi ufite, kwizera kukaguha umubiri sante, ukabaho nta ndwara iba mu buzima bwawe, ukajya ugura mitiwere umwaka ugashyira utayivurizeho. Kwizera ni urukingo rw'ubuzima bwacu. Umunsi umwe igeze kudusaba, bo ntabwo tutari twagize, kera aho ngaho abana bacu bamaze kubona amaviza yo kuja kwiga. Buri Imana n'umukozi w'umuhanga kandi uteye ubwoba. Bishop yari afite akazi, akimara kuja kwiga nageze muri Amerika, akazi Bishop yakoraga akavamo abana kandi kazi kamuhemba inshuro kazitata ko yari harimo, kugira ngo isapotinge kwa kwizera kw'abana. Sibuze niyo utazoza wishura 30%, basi ujye ugerageza wishura ka 20%, andiga usigira Imana. Iyi Mana twizeye ni ukuri n'umuhamya wazo. Umunsi umwe ku ishuri rigeze kutwandikira aho 25,000 baratubwira ngo nimo baduha iminsi iki cyumweru nikirangira mutarayishura umwana ubugingo bwaje burizwe. Niyo mpamvu ugeze muri 2024 habura iminsi 2, hari ubugingo bwawe bwarinzwe n'uwabucyuye. Ubugingo bwaje burizwe n'uwabufiriye.
Thank you.